gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Pasteur, twongeye kukwakira nanone kuri gusenga everyday nkuko dusanzwe tukwakira buri gihe. Ndumva umaze igihe urimo kutwigisha amasomo atandukanye, amasomo 13 ajyanye na eschatology. N'ubundi ndumva twari tugeze ku isomo rya 5 niryo ugiye kutuganirizaho. Ndagira ngo mbere ko dutangira tubanze udufashe gusenga, ubundi ubone kuganiriza abantu badukurikiye. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kuri uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kuganira amagambo yawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ritubere imbuto itabura muri aka kanya, kugira ngo abaryumva bose bari hirya no hino urusheho guhembura ubugingo bwabo hadasigaye n'umwe, kandi natwe tuganira nabo turyigisha ribashe kudukizanya nabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuganira ijambo ry'Imana nguko bisanzwe, nyine turi kwiga eschatology, iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, iminsi yo kugaruka kwa Yesu, niko benshi bayita mu buryo butandukanye. Turabanza gusoma Itangiriro igice cya 2 umurongo waho wa 15 kugeza ku murongo waho wa 17. Twumva uko atubwira: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacyo, ariko uje urya imbuto zaco uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. 3:19 twumva uko atubwira. Itangiriro 3:19 avango: gututubikana aho mu maso hawe niho wazaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Ijambo ry'Imana ritubwira uko umuntu yaremwe. Umuntu rero tugiye kuganira ku rupfu. Igice cya mbere cya eschatology twaganiriye ku bihe 7 Imana yageneye isi. Igice cya 2 twaganiriye aho ijuru riba, aho dushakira ijuru. Igice cya 3 twaganiriye ku byumweru 70. Igice cya 4 twaganiriye ku bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Igice cya 5 turaganira ku ijambo urupfu. Imana imaze kurema, ijambo ry'Imana riratubwira ngo imushira muri ya ngobyi ya Edeni, iramutegeka. Kubera yamuhaye itegeko ryo kudakora ku giti Imana yamubujije, akarenga ku itegeko, byaje kumuzanira ikibazo. Noneho urupfu ruza ari ingaruka y'icyaha. Hariya muri Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Nuvuga ngo iyo umuntu wese akoze icyaha aba ari umugome. Hariya hepfo aravuga ngo ubugome cyangwa kwica itegeko. Umuntu amaze kuremwa yahawe itegeko mu ngobyi ya Edeni. Umuntu rero yaremanye fakirite, n'umubiri we ntabwo uremwe nk'uw'amatungo, si kimwe neza. Hariya ijambo ry'Imana rivuga ngo yaremwe mu mukungugu. Hariya ibindi biremwa bifite ubugingo Imana ivuga ko yabiremye mu butaka. Umukungugu n'ubutaka ni bimwe, ariko iby'Imana yabageneye ntabwo bisa. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu muri kamere. Afite umubiri, n'ihene irawufite. Umuntu afite umwuka, ihene nta mwuka igira. Umuntu afite ubugingo, ihene ifite ubugingo kuko ifite amaraso. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka w'umuntu usobanura ngo nuwaguhesha gutandukanya ikibi n'icyiza, niuza n'ubushake. Ugiye kutuganiriza ku rupfu, ariko noneho wari ikintu uvuze ntumvishe. Ego, ihene nta mwuka igira. Oya, ifite ubugingo kuko ifite amaraso. Uraho guhumeka siwe twita umwuka. Ahubwo narenze ko ifite umwuka ariko ikabita. Oya, ubugingo burahari kuko ubugingo ni amaraso. Yanditswe mu Itangiriro ibice ni 9 umurongo waho wa 3 aravuga ngo ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu.
mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ahangaha nuvuga ngo Imana yari yaratanze isezerano kuko abantu badakwiye kurya inyama. Itangiriro hariya igice cya mbere umurongo wa 29 bagomba guhabwa ibimera. Ariko ingaruka y'icyaha nyine harimo no kurya inyama. Hano rero aravuga ngo mbahaye ibyo byose bifite ubugingo kugira ngo bibabere ibyo kurya. Haravuga ngo ariko ntimukaryane ibimera, nuvuga ngo ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo. Ubwo ni amaraso yayo. Amaraso rero n'umuntu ntatandukaniye n'ubugingo ko niyaduha guhumeka. Umuntu utagira amaraso ntiwahumeka. Noneho ikintu cyitwa trikotomi, umuntu akozwe mu kintu cyitwa trikotomi, ibintu bitatu bibumbiye hamwe, kimwe cyagenda ntabeho. Umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo umubiri utariho na wa mwuka ntawo uboneka, na bwa bugingo y'amaraso nayo ntayo. Ariko amaraso nayagukamyemo, wa mubiri nawo ntiwabaho urabora, na wa mwuka ntiwakongera guhumeka utagira amaraso. Umwuka nawo udahari udahumeka, amaraso naryo ntaco yakumarira. Ni ibintu bikora donko ni interdependant, birakorana. Kimwe kidahari kinini cyane nicyabaho, ni interdependant. Ntibyashobora kimwe gukora cyangwa bibiri ngo bikora ikindi kitari. Ihene rero kubera itazi gutandukanya icyiza n'ikibi, iyo fakirite ntabwo Imana yaremanye abatungo. Ibindi biremwa bifite ubugingo yarabiremye, ariko ntiyabiheho fakirite. Baya ngo imenye ko yaguhemukiye. Noneho nuko kumenya ko wahemukiye mugenzi wawe nibyo bita umwuka. Uwo mwuka noneho rero niwe biva ngo ni umutima, ariko ubundi umutima ni urugingo. Sigo gwakabaye rusi ahubwo guhitamo. Guhitamo. Narizo mpamvu Pasteur Mpyisi avuga ngo Imana iba mu bitekerezo kurusha mu mutima. Ni Mpyisi. Yaravuze ngo Imana iba mu bitekerezo kurusha mu mutima. Ubwo yaravuze ngo Imana yaremanye umuntu ibintu bine. Yamuremanye kumenya, imuremana noneho gutekereza, imuremana guhitamo, imuremana n'umudendezo. Iyo abikoresha neza rero ntabwo Adamu yari kugwa mu cyaha. Ntabwo yabikoresheje neza ubundi. Ibyo Imana yaturemanye byose nuko yaturemye dukubikoresheje neza ntawagwa mu cyaha. None Pasteur Mpyisi binavuga ni ukuri. Hariya ni ukuri. Iyo fakizo fakirite. Umuntu rero azi guhitamo, ariko itungo ntiriyashobora guhitamo. Rirakonera none waryiyama rikagaruka, waryiyama rikagaruka, wari kubita rikagaruka. Ntabwo rizi ko konera undi ari bibi kuko ritagira umwuka uhita kuhumeka gusa. Nta mwuka uhitamo amatungo afite. Nizo mpamvu ibindi biremwa byose biremwe muri dikotomi, bigizwe na bibiri. Noneho umuntu akagirwa na bitatu, ariko ntubashe gutandukanya ubugingo n'umwuka. Ubwo noneho rero umuntu tugiye kuganira ku rupfu. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo imushira muri ya ngobyi, iramubwira ngo ku giti cyose cy'igikundiro kiri muri yo ngobyi uzaje urya imbuto zacu. Ariko hariya maze nukuvuga ngo izaje urya imbuto zacu. Ariya kabiri ku murongo waho, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya, cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacu uko ushaka. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Bisobanura ngo ni itegeko yari yahawe n'Imana. Ntabwo giye gusobanura nani identite y'icyo giti, ariko nshaka kuvuga ko itegeko ry'Imana gusa ryo kubwira ngo ntukore ugakoraho ni ukutumvira. Noneho rero mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 aravuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, cya cyaha kizana urupfu. Urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo Adamu yakoze icyaha tutarabaho, ariko kuko dukomoka muri we kandi kikaba cyarakozwe n'umubiri we, twagikoreye muri we, nizo mpamvu yangaruka y'icyaha tubereye. Noneho rero yakoze icyaha aratubyara, amaze kutibyara tuva muri we turakivukana. Icyo cyaha cyitwa icyaha cy'inkomoko,
kizana urupfu rero. Rwa rupfu rugera ku muntu wese ukomoka kuri Adamu, ntaco kwireguza kereko akagiye kutamukomokaho. Icyo cyaha cy'inkomoko ni iki? Icyo cyaha cy'inkomoko ni ukwica itegeko ry'Imana akarya ku giti Imana yamubujije. Ubwo icyo cyaha buri muntu arakivukana, wese arakivukana. Nizo mpamvu umukuru arapfa, umusore agapfa, uruhinja rugapfa, indi kavamo, kuko yose ikomoka kuri Adamu. Nese ubwo uruhinja rupfuye si rupfana ukaba rupfanye icyo cyaha, hari ikintu biba bizarutwara? Ntaco, kuko hari ibyaha bitagira icyo bitwara umuntu iyo ari ingaruka. Ntabwo rero dupfa kubw'icyo cyaha uko Yesu yagikuyeho. Ijambo ry'Imana riva mu Bakorinto wa mbere 15:45 haravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, none Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha cy'inkomoko Yesu yagikuyeho, ariko ingaruka yacu tugubana nayo. Ingaruka yacyo ariyo rupfu, ariko rupfu. None ubwo se abapfuye mbere yuko icyo cyaha gitangira gikurwaho na Yesu, abapfuye mbere nicyo bavuga ngo hari abapfuye mbere y'amategeko, twabiganiriyeho mu gihe cy'ibimenyetso. Ndavuga nk'impinja, tufate abantu bapfuye batari bageza imyaka yo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ndi kuvuga ngo ntabwo icyo cyaha cy'inkomoko cya Adamu twese turagifite, ariko ntabwo ari icyo kwica ubugingo, kuko Yesu utanga ubugingo yagikuyeho. Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Bwa bugingo twahombeye muri Adamu twaboneye muri Kristo Yesu. Nta muntu uzongera gupfa kubw'icyaha cya Adamu, gusa azarwana n'ingaruka yacu. Pasteur, njye ahantu utari kunsubiza neza. Ndi kugusubiza. Dufate uruhinja rwapfuye mbere ya rimwe, yuko batangira kubara tuvuga Yesu. Abo bana bapfuye icyo gihe b'impinja, si bapfanye icyo cyaha cy'inkomoko? Baragipfanye. N'abakuru bapfuye, n'abapfuye kuru baragipfana, ariko si ikibuza ubugingo, niko ndi gusobanura. Ntago ari ikibuza ubugingo. Okay, ako kana. Icyaha cy'inkomoko cya Adamu twasigaranye ingaruka yacu, ariko ko Imana yatugiriye neza ikaba yaradukunze igatanga umwana wayo kugira ngo ahinduke Adamu wa kabiri, yaje gukuraho icyaha, dusigarana ingaruka zacu. Ubwo rero ntacyo zitwaye. Ni ukuvuga ngo yaba muremure arapfa, yaba mugufi arapfa, yaba uruhinja rurapfa, yaba uri mu nda arapfa. Urwo rupfu rero ni urutandukanya bya bintu bigize umubiri w'umuntu. Nuvuga ngo ni ugutandukana k'umubiri n'amaraso, ni ugutandukana k'umwuka n'umubiri. Ubwo icyo gihe gutandukana kwabyo bizana urupfu iyo bitandukanye. Importe y'urupfu ruturutse, ariko urupfu rwose rukubayeho rutandukanya umubiri n'amaraso n'umwuka. Noneho rero rira jambo Yesu yabwiye uriya mwambuzi wihannye ku musaraba, yarabambwe hagati y'abambuzi Yesu Kristo n'abambuzi babambwe, byari byarangiye ariko batarapfa, batangira gukorana ikiganiro. Umwe aravuga ati, harya siweho Yesu twizera, uri umwana w'Imana kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kwikura wahikura natwe ukadutabara ukadukiza. Ntabwo yari amututse, nuko yari ateretswe. Uwa kabiri avuga tuvuze nabi, ko badufashe twibye ukaba utabihakana, ahubwo kuki bafashe babiri bakabamba batatu? Iyo ubaza ibyo tukamanza kumenya nawe icyo yari yakoze, ko twabonye gusa bamushize hagati yacu. Yesu aravuga ati, ndakubwiza ukuri kuri uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ntabwo icyagiye muri paradizo ari wa mubiri wa mwambuzi, oya, ni umwuka we, kuko umubiri waraboze, baramushinguye arabora. Yesu Kristo wazuka ku munsi wa gatatu. Ubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo turabana muri paradizo. Ntabwo Yesu arabana muri paradizo nawe muri wa mubiri, kuko umubiri urabora, azazuka mu gihe cy'imperuka. Pasteur, rero hari ikintu rubuze kudutandukanyiriza kuri ino ngingo y'urupfu. Abantu bajya bavuga ngo umuntu ashobora gupfa igihe cye cyageze cyangwa kitageze. Uraza kudutandukanyiriza? Byose turabigeraho. Ni ukuvuga ngo urupfu rero ni ingaruka y'icyaha, kuko cyazanwe n'umuntu umwe icyo cyaha kikazana urupfu. Urupfu rukagera ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Nizo mpamvu buri wese ukiri wese ataragaruka agomba kunyura mu rupfu. Ndetse na Eliya na Enoki nizo mpamvu bazagaruka kugira ngo banyure mu rupfu, babahamya bombi babiri.
bavuga ko bajya mu ijuru bagiye mu ijuru badapfuye ubwo ntabwo bujuje noneho kondisiyo kuko ntawe wemereye kuja mu ijuru atabanje gupfa uretse uwo Yesu azasanga kiriho akawuvamo nese Pasteur akawuvamo dusubiye muri bya byigisho watubwiye byo mu ijuru amajuru itandukano ry'amajuru ubwo Eliya na Enoki bari muri hejuru nukuvuga ngo bari ahantu Imana izi tutazi ireba tutareba nukuvuga ngo ijuru niki rese Imana urayireba kwiri kumwe natwe rese aho yicaye urahareba naho ngaho ntago bagiye muri rya juru oya kugenda nukumvisa abantu nugira ngo mubishikire kuko none si Yesu ntari kumwe natwe Yesu turi kumureba nukuvuga ngo nukugira ngo tubishikire ahubwo twumve ko Imana isumba byose kwigeraho ntibyoroshe kwerekana ko kwigeraho bisaba ahubwo voyage acrobacy kugira ngo tubyumve mu bitekerezo byinjire kuko uvuze ngo uri kumwe natwe bavuga ati yitwereke urupfu rero rutandukanya wa mwuka duha guhitamo nabwo y'amaraso na wa mubiri noneho rero ingaruka y'icana iyo yazanye urupfu iyo umuntu apfuye rero abantu baramubura kumura kwabo nuko bari limite wenda kuko n'abakristo ntibabasha kureba Imana ahubwo bayireba mu buryo bw'iyereko ariko n'umuntu wapfuye ashobora kuba ari kumwe nawe nubwo tuba twamuhambye ku mubiri ariko kuko abantu badahawe ubwo bushobozi bwo kuba twareba tukabaye ngo tuzahura tukabyumva ko ari kure tuzahura ubari kure cyane nubwo buryo abantu babyumvamo noneho rero gupfa amaraso agatandukana n'umubiri n'umwuka ugatandukana n'amaraso na wa mubiri none ihene yaguhemukira ntimenye ko yakoze nawe umuntu yaguhemukira akabimenya nizo mpamvu urubanza rutazaburwa amatungo kuko adafite wa mutima wo gutegura icyaha ndazangaruka z'icyaha uko zikurikirana zitaba ku matungo nk'uko zitubaho ngiye kuguha urugero ingaruka ya mbere ni isoni amatungo nta mwara ingaruka ya kabiri ni ukunuka amatungo ntanuka apfana ubwiza narinzi ko kutanuka kw'amatungo biterwa na buriya bwoya nyine ziba zifite oya kutanuka kwawo nuko zo zitagize uruhare mu gutegura icyaha kuko kunuka ni ingaruka y'icyaha ubisobanuye ko umuntu akiri mu ngobyi ntiyanukaga no gukaraba nukuvuga ngo ico ni umwanda ni icyaha none nka cya kibwiriza numvishe wigisha ahantu uvuga yuko umwana iyo umuntu akiri umwana atarageza imyaka yo gutekereza ngo ninza kwambara ubusa barabona ubwambure bwanjye yego buriya kiriya gihe se ni ukuvuga ngo kiriya gihe abakiri muri eta y'ubuziranenge ntabwo eta yo gutegura icyaha ibe yaza ariko gutegura icyaha iyo itangiye kuza nibwo agira isoni mbese iriya eta y'ubuziranenge siyo Adamu na Eva ubwo bari barimo oya nta iratandukanye iriya eta y'ubuziranenge y'abana b'impinji ifite gupfa naho ubuziranenge bwa Adamu na Eva ntabwo bwari bufite gupfa yari ingaruka y'icyaha ubwo noneho rero urupfu rukagutandukanya ugatandukanya umubiri n'umwuka n'amaraso none ijambo ry'Imana rivuga ngo gupfa ubundi abantu benshi bakunze gukoresha ngo kwitaba Imana ariko kwitaba Imana ntabwo ari ijambo theologike na Bibiliya ntihamya ntivuga yemera kwitaba Imana umusinzi yitabye Imana umusambanyi yitabye Imana pasteur yitabye Imana umurozi yitabye Imana umuvuga butumwa yitabye Imana umuhanuzi yitabye Imana icya kinyarwanda cyacu ariko hari gikeya oya Bibiliya tubwira uko tujya turavuga tukareka iryo kuko ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 kwitaba Imana kuvuga ngo Mana karame ni ukwitaba umuhamagaro kuba ugiye kwinjira mu murimo wayo nibyo bishushanya kwitaba Imana kwitaba Imana ukavuga ati nari umunyabyaha ariko nyuma Imana nditaba ka Paulo yitaba Imana yari umwicanyi abaritabye kwitaba rero ni ukwinjira mu murimo ariko kwitaba ku rupfu ntabwo ariyo terume yakagombye gukurisha ntabwo ariyo jambo ahubwo hari magambo ijambo ry'Imana ritubwira dukwiriye gukoresha Yesu yavuze muri Yohana igice cya 11 murongo wa 11 ngo yasinziye iyo rero umurwayi arwaye akaba avuye mu mwuka uravuga uti yasinziye igihe cyo gushingura mugakoresha ijambo yo ngo yasinziye usomye no mu byahishuwe 14 murongo wa 13 havuga ko yaruhutse
ni ijambo ryiza cyane bati wenda kuruhuka nibyo byaba byiza wa mubyeyi wacu yaruhutse wa murwayi wari umaze iminsi ari muri hospital yaruhutse iryo riremewe ngiye kuvuga yemewe noneho rero iyo ari muri Bibiliya aba ari inspire aba ari ijambo ry'Imana niyo abakristo bakwiriye gukoresha bashingura ntibakoreshe yitabye Imana nk'uko abanyamahanga bakoresha n'abapagani bandi ubwo noneho rero iyo usomye mwitangirira igice ca 49:33 haravuga ngo yasanze ubwoko bwe riremewe umuntu wapfuye ngo yasanze ubwoko bwe kuko mu mutwe mu bitekerezo aho bahambwe nawe ni yagiye guhambwa cyangwa niba atanahambwa aho bahambwe nubwo yabaguye muri Amerika ariko abavukana bari kumwe n'abariziba bakaba kumwe bavukana niko baba bashaka kuvuga abapfuye bava mu rusisiro rumwe baba mu rusisiro rwe n'ubundi kubapfuye wa wundi upfuye ragasanga ubwoko bwe iryo riremewe irindi jambo ryemewe hari mu Bakorinto ba mbere igice ca ba kabiri igice ca 5 umurongo wa mbere haravuga ngo nugusega ingando umuntu wapfuye ngo yasenya ingando byarangiye wa murwayi asenya ingando usomye muri Petero ya mbere igice ca mbere ya kabiri igice ca mbere umurongo wa 14 Petero ya kabiri igice ca mbere 14 haravuga ngo ingando yanje nimara kunyagwa bisobanura ngo kujyagwa ingando uvuze uti wa murwayi wacu yanyazwe ingando byumvikana kuko ari ijambo ry'Imana hariya mu Bafilipi igice ca mbere umurongo wa 23 haravuga ngo yagiye ikiza nuko nifuzaga kugenda ngo mbane na Yesu nuko vuga Paulo yifuje gupfa yarari mu nzu y'imbohe urwandiko yanditse ari mu nzu y'imbohe Abafilipi nkuko yanditse aba Efeso mu nzu y'imbohe nkuko yanditse Abakolosayi mu nzu y'imbohe nkuko yanditse Filemoni mu nzu y'imbohe icyo gihe cy'Abafilipi aravuga ngo nirwo yanditse nyuma muri ziranzandiko z'imbohe aravuga ngo yari umubabaro warubaye mwinshi muri nzu y'imbohe yifuza gupfa none haravuga ngo nifuzaga erega njewe kubaho ni Yesu no gupfa byambera inyungu ariko kubaho mu muri uyu mubiri niba byarushaho kongeranya ishaka ry'umurimo ndahamagariwe sinzi ico nahita mu mpeze murungabangabo kubwanje nagomba guhitamo nkagenda kibanira na Yesu ariko kubw'abantu mbwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa kuba muri bo byaba byiza kuruta nuba ngo yifuje gupfa ariko kuko kwifuza gupfa Imana igifata nko kwiyahura arihana aravuga ngo sinzi ico nahitamo mpeze murungabangabo kuko umubiri umbabaje cyane nakwifuza kugenda ubwo kugenda rero umuntu wapfuye abayagiye hariya noneho muri yo bigice ca 14 umurongo wa 2 haravuga ngo yaciwe hariya muri Yobu 16:22 haravuga ngo yanyuze mu nzira atazagarukamo yanyuze mu nzira atazagarukamo noneho Yesaya 38 umurongo wa 12 haravuga ngo yazinze ubugingo bwe yabuzinze yazinze ubugingo bwe uwapfuye yazinze ubugingo bwe ibyakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 5 haravuga ngo yahejeje umwuka wa murwayi yahejeje umwuka igihe rero telefona uravuga uti wa murwayi noneho araruhutse arapfuye wa murwayi noneho anyazwe ubugingo bwe arapfuye wa murwayi asanze bene wabo arapfuye wa murwayi aragiye arapfuye wa murwayi anyazwe ingando arapfuye wa murwayi noneho arasinziye arapfuye wa murwayi noneho asenya ingando arapfuye ayo na magambo ya gikristo twifashisha dushaka gusobanura urupfu abakristo rero iyo bari gushingura bari bakwiriye gutoranya muri aya magambo bakavuga bati niriye ijambo rinogeye igihe cyo gushingura bamwe bagahitamo gusinzira abandi bagahitamo kuruhuka abandi bagahitamo kunyagwa ingando abandi bagahitamo kuzinga ubugingo Zaburi 115 umurongo wa 17 bavuga ngo yagiye ahacecekerwa turumvikana yimukiye ahacecekerwa yagiye ahacecekerwa nukuvuga ngo naryo ni ijambo risimbura kuvuga ngo yapfuye kuko kuvuga umuntu yapfuye birimo ijambo impolitesse ariko iyo uvuze ayo magambo azagazana nk'ikinyabupfura
kuko ari muri Bibiliya na Bibiliya yakoresheje ukavuga uti yimukiye ahacecekerwa bifite ikinyabupfura kuruta kuvuga ngo yapfuye. Mbese Pasteur uvuze kuri ayo magambo y'ahacecekerwa ndatekereza yego ko twumva mu banyarwanda kera wajyaga kumva nk'umuntu yari yarapfuye ukumva aragaruka agatera wenda bamwe mu bantu biwabo. Yego ubwo yarabaga yaragiye ahacecekerwa se cyangwa aho yabaga agiye nabwo hari uko turi ku gihe cya gatanu tuzinjira mu gihe cya gatandatu hagati ibihe byo hagati y'urupfu no kuzuka. Hari abaganira nabo, hari ababazindukira, hari abazindukirwa, hari abafashwa nabo, byose ibyo tuzabivuga. Hati ngiye kuganira ndetse n'abagatulika iyo myizerere iracemera. Purgatori se wenda nicyo byabisobanuye. Iremewe. Uyakuna kuja kubagarira irimbi. Iyo bavuze ngo roho ziri mu purgatori. Nuvuga ngo zitegereje kuzongera kucungurwa kuko zizababarirwa buhoro progressivement. Umuntu arapfuye ariko afite ibyaha. Ariko y'amasengesho yabera basigaye kuko byemeye na Bibiliya yabo. Murumva harimo ubuyobe kuvuga ngo umuntu runaka wapfuye uramusengera. Oya ahubwo nkasenga nkavuga ngo Imana mubabarire. Oya hari ukuntu umva ngo niba ari ngo rozi mu purgatori uzicurira iwawe. Nuvuga ngo uzibabarira ibyaha zapfuye zakoze zitabyihanye kuko no muri purgatoire hemerewe kubabarirwa. Ibyo tuzabigeraho ni ibihe byo hagati. Ako wende gihe tuzatwabigeraho. Nese ubwo ibyo bintu koko izo mbabazi ziratanga. Ndi kuvuga ngo iyo utacatuza kanwa kawe utagifutura ngo watuza kanwa ntabwo ushobora kubabarirwa. Nibyo ngibyo. Ahubwo ibyo bihe byo hagati kuko abantu babyumva mu buryo butandukanye nibyo tuzasesengura. Ntabwo ari uko gusa ahubwo tuziga byinshi bigari. Aba bumvuku aba bakumvuku iki bimerera biti umuntu amaze gupfa nyine hagati yo kuzuka no gupfa habiki. Ni ibihe byo hagati ni cya gatandatu. Ariko turi kuganira ku ngingo y'urupfu gusa. Urupfu rero rurababaza. Ariko abantu basesenguye ntabwo rwari rukwiye kubabaza kuko ni ingaruka y'icyaha yagenwe. Kandi Imana mu byo yatanze ku ngaruka y'icyaha ubundi bifite urutonde. Icya mbere ni isoni, icya kabiri ni ukunuka, icya gatatu ni indwara, icya kane ni inzara, icya gatanu intambara, icya gatandatu ni urupfu. Ariko ibindi biza byose bihitana abantu nk'umwuzure cy'inkongi y'umuriro ko kwicwa n'umuntu. Ibyo byose biri santere bihurira ku kintu cyitwa urupfu. Ariko apfuye mu buryo bw'inzira izwi anyura daboro mu isoni kuko ni umunyabyaha wese agira isoni. Agakurikizaho kunuka, agakurikizaho noneho kurwara, agakurikizaho gusonza, agakurikizaho kurwana, agakurikizaho gupfa. Iyo processes ari benshi batayinyuramo ariko bose bagasohora kuri cya kintu cy'ingaruka y'icyaha gikomeye cyitwa urupfu. Gupfa rero birababaza. Ariko ibyanditswe byaratubwira ko tutari dukwiye kubabara kuko hariya muri Yohana ibice 11 ku murongo wa 25 turebe uko hatubwira Yohana 11:25 haratubwira ngo Yesu aramubwira ati Yohana 11:25 ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese bizeye ibintu uvuga ngo abizera by'ukuri ntibemera ko umuntu apfa kuko umuntu w'ukuri ni wa wundi ufite ubugingo uro ntapfa. Nta nizo mpamvu hanavuze ngo unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Iyo umuntu apfuye rero abantu bararira kuko batamureba. Ariko abakiranutsi bari bakwiriye kuririra umuntu wapfuye ari umunyabyaha. Babibwirwa n'iki? Nicyo kibazo nyine kuko Yesu baramuririye Yerusalemu igihe cyo kugambarirwa kigiye kugera. Yesu arababwira ngo mwindirira ahubwo mwiririre n'abana banyu. Ashaka kubacurira ngo ibyaha byanyu ahubwo kuri mwe nimwe mufite ikibazo ko nge ntacaha mfite. Kuko yarabizi ko agiye gupfa nk'umukiranutsi yarabizi. Upfuye nk'umukiranutsi rero ntabwo ababara. Nizo mpamvu Pawulo yavuze ngo ibyiza nifuza kugenda ngo mbane na Yesu
uko gupfa rero kurababaza kuko umubiri utandukana n'abantu ntibakurebe ariko abantu bizera by'ukuri barakwiye kwishimira ubugingo buhoraho. Narizo mpamvu gusenga cyane kudakuraho urupfu. Hari igihe cy'igitangaza gishobora kuba urupfu rugasubikwa ariko gupfuramye ntibituruka kuko utari umunyamasengesho. Kubera Imana ku mubiri wonyine utagira ubugingo nta gaciro bifite. Ahubwo Pasteur turi kuri no ngingo y'urupfu hari ibintu nabonye mu minsi yashize bitangaje. Hari abantu nabonye bo mu nce za Aziya bakunda gukora ibintu bya meditation. Yego. Harimo abasaza umuntu bagiye basanga ahantu amaze imyaka irenga nka 200. 200 300 iyo bamusize. Akiri muzima noneho. Yego. Yagiye muri bwa buryo bwo kumedita aragenda gumayo wenda sinzi ukuntu babigenza. Ibyo ni idini. Noneho bari barimo kumwerekana itangazamakuru ryamusura. Umuntu wamaze imyaka 200 ni ukuvuga uno mubiri ubundi waba warashengutse. Yego. Ari muri meditation umubiri ukiri muzima. Ubwo ibyo bintu wabisobanura. Ibyo ni bya bindi bya framasoneri ni idini. Icyo gihe tuzabisobanura dufite inyigisho wenda z'amadini uko bitandukanye ariko nibyo hari n'abandi nk'abanyegiputa bamusiga kugira ngo atabora. Mumification kugira ngo atabora. Uwo muntu rero bamuhaye agaciro nkuko abivuze uti mbese abaganira yabaraguza nyine ntibatandukana. Kuko baba bafite amasezerano kandi iyo yakoreraga ikigirwamana akaba agiye kuva mu mubiri ikigirwamana kiramubwira ngo uzansigira nde uzongera guhagararira umuryango nkuko nawe wari uhagarariye ugira utega uzasigara mu cimbo cyawe. Icyo gihe rero iyo atuje amasezerano nkuko weho wabyuzuzaga ahura n'ingorane nyine agakurikiranwa kugeza igihe azakizwa agakorerwa ikintu cyitwa deliverance. Noneho bakamusengera kugira ngo ya myuka yamwomyeho imuveho. Icyo gihe akaba umukristo akajya atanga ubuhamya ati je nakoranaga n'imyuka nakoranaga. Ibyo bya mumification ndabyumva. Ahubwo ikintu nabonye gitangaje no kuba umuntu akaja ha yizera Imana. Ntago navuga ngo nubwo wenda babyite sinzi niba babyita Imana niba babyita imyuka nyine niyo ku meditation akajya hana akicara muri position runaka bitewe n'ibintu atekereza ngo niba ari ukwivamo niba ari ukugenza gute ku buryo akominikana n'imyuka yindi y'ahantu wenda hatagaragara. Noneho hahantu kuko batamara igihe nk'icyo twebwe tumara kuri ino si uko tubona igihe atari ko bakibona ukazasanga ameze nkaho niba ari ugutembera mu bihe hari niko nabyita ukasanga agiye kugaruka mu mubiri we yarashaje. Ibyo bibaho no muri Hinduisme birimo. No kuvuga ngo ibyo birimo ariko ni mu rwego rw'idini ntari mu rwego scientifique ntari no mu rwego rw'abizera. Ubu hano turi kubizera. Bishatse kuvuga none n'abatizera mu buryo Imana yaremye umuntu afite ubundi budahangarwa ashobora gukoresha umubiri. Uya Satani arabishoboye. Icyo adashobora no gutanga ubugingo ibindi byose arabishobora. Atanga ubutunzi atanga ubukire atanga n'imibiri mizima. Bishatse kuvuga ngo umuntu ntashobora kuba netrenga avuge yuko adakorera Imana adakorana na Satani. Ufite umwe ugomba kuba ufite umwe byane wamuhitamo utamuhitamo. Ufite umwe wamuhitamo utamuhitamo aho ngaho ntambera byombi. Uwapfuye rero ava mu bantu bakababara bakarira kandi kurira kw'abantu nta kibazo ntabwo kurira ari icyaha kuko hari igihe aba yaragufashaga none ukumva ikintu cya emotion kirazamutse wamubabaro kugira ngo utuze uruhuke bigasaba kugira ngo urire. Kurira ntabwo ari icyaha rero ahubwo biraruhura. Uwagushinyagurira nuwakubwira ngo ntawuririra umukristo wapfuye oya. Hari n'ibyinshi bifite akamaro yakoraga ku isi nubwo ari umukristo ariko hari n'akamaro yaradufitiye ku isi. Tugomba kurira rero byanze bikunze kandi ntabwo ari twe twiriza ni emotion isa ukumva ushaka kurira. Uwo muntu rero upfuye atandukana n'abantu ku mirimo. Tuziga noneho mu gice gikurikiyeho ko nta n'imigamba bafite kuko azaba yatandukanye umubiri n'amaraso n'umwuka. Umuntu wapfuye rero ababaza abantu koko ariko iyo tuzi ko hari ingaruka y'icyaha nta kundi kuntu twabwira abantu ngo dutandukanye naco. Yesu nagaruka kuko ari utanga ubugingo kandi akabasimbura Adamu wa mbere akaba Adamu wa kabiri akaba ari umwuka utanga ubugingo. Icyo gihe urupfu ruzavaho. Izo mpamvu niho ruzaneshwa ariko igihe cyose tukiriho Yesu ataragaruka abantu bose baremeye gupfa nyuma hakaza kuzuka.
abo bantu rero yapfuye nyine arapfa akabora bikibagirana bigasibangana. Ubwo rero mu bihe byo hagati tuzaganira ukuntu abavugana nabo bica mu zihe nzira, aberekwa sibo bica mu zihe nzira, abavuga se ngo baragiye bica mu zihe nzira. Ako kantu ibihe byo hagati uyu munsi rukuganira ku rupfu. Urupfu ni ugutandukana k'umubiri n'amaraso n'umwuka, ariko bikagutandukanya n'umuryango na bagenzi bawe, ukagutandukanya na bakorege aho musengana ntibongere kukubona. Noneho rero abantu kugeza na n'uyu munsi ico mbikomozeho, abantu baguye batakiri mu byizerwa bakunda intumbi kurusha umuntu muzima. Urebye ibintu bagukorera utagihumeka, yabaye bagigukorera ahubwo kiriho ni inyigisho mbi bahawe. Ahubwo Pasteur ngemba mbona ari ukuntu abantu dutinya urupfu cyane. Sinzi umuntu umenya hari abagiye kuverifya ngo arebe koko wa muntu bari baziranye yakoragaho bagendanaga yapfuye mu kanya gato. Urambwira ute kurwara ibyumweru bitatu nta muntu kugira, waba wapfuye agasubika n'akazi nubwoba ngemba akaza kukureba, ariko akazana ibintu ataguhaye ukibirya, ahubwo akazana ibyo gupfusha ubusa. Kandi wabaza uti ayo mafaranga yose mugura serike yihenze, mushaka ipfa heza, muyubakira, muyisakarira, uwo muntu kuki mumuhaye agaciro kuruta ko mwamuhaye akiriho? Ubugana kuruta ko mwamuhaye akiriho. None se iya mafaranga muyamuha akiriho akayarya? Ntabwo uko gushingura muzabihemberwa, nta ngorano zo gushingura zihari, kuko Imana ishizeho ingorano zo gushingurwa yashiraho n'amakamba y'abashinguwe, abariwe n'intare bakaba bapfuye ubusa, abaguye mu migezi bakaba bapfuye ubusa. Urumva ntaco baba bakumariye iyo bagusutenye umaze gupfa. Baba bagize ico nabo n'abakiriho nabo uvuze uti ubwo mwaje muri igihumbi amafaranga yose y'imfashanyo muyampe nzabyikorera, ntibayaguha ayo bagu. Ahubwo avuga ati turakugurira serikeye ishari ngo utarya amafaranga. Harimo ubugome rero, ntukabone ngo ni benshi ngo ubwo nta nshuti, ariko abo bantu basura uwapfuye gusa batasuye umurwayi ni babi. Pastor, turi kuri iki kintu cy'urupfu hari ikintu kimwe nigeze kubona igihe kimwe nigaga ku kigo bita Kristero i Nyanza. Noneho hari umukire wari wapfuye icyo gihe, ndumva umukire numva ari menya ari rubangura hari. Yego. Turi kuva ku ishuri icyo gihe ndabyibuka, imodoka zaturukaga i Nyanza, urabona i Nyanza ya Butare, ndabona zikagera ahangaha mu Ruhango. Yego. Ziherekeje zize guherekeza umurambo. Yego. None nkibaza ni aba bantu bose bamuherekeje ubu basanzwe babonana nabo? Oya, urupfu rw'umukire ruruta ubukwe bw'umukene. Ni wa mugani wa Kinyarwanda ngo urupfu rw'umukire ruruta ubukwe bw'umukene. Bari bagiye kurya. Na iyo bamukunda baba barayamuhaye akiriho arwaye, cyangwa bakayaha abana be, kuko umuryango wa rubangura nawe ntiwari unaniwe gushingura, ariko ayo mafaranga bakayaha abana be, bati mwe mukiriho mukoresha amafaranga. Ariko bashaka ngo bayajane hariya bahamare gatatu baze bayamaze. Akuzi ko ahubwo bahita bifata nk'uburyo bwo kwishimisha n'ubundi, kuko muri iki gihe abantu basigaye bahimba n'iminsi imikuru itabaho kugira ngo babone ukuntu barya amafaranga. Noneho rero bakahamara gatatu, ya mafaranga yose agashira, bakinjira no mu mitungo ye, kuko ya mafaranga bazanye ntabwo abagezayo, barya neza cyane agashira kare. Noneho bakinjizamo ya mitungo ye, ugasangiye ari umugore rimwe na rimwe utishoboye asigaye mu madeni hubwo ngo yabaje gushingura. Hari umushuti wanjye nari nziranye nawe yagiye gushyingura umukire, aza arimo kwirahira ngo n'ubwa mbere yasinze Heineken. No kuvuga ngo nizo bavuze ngo urupfu rw'umukire ruruta ubukwe bw'umukene. Imodoka urabona zari nyinshi, ariko umukristo warongo yari umukene ntibazimutiza. Kandi izo modoka wabonaga zari ziza mwiza abakristo, ariko abo bakristo ntibatiza izo modoka umukene warongoye. Ase nk'uko kuri ubwo abo bantu n'abakristo Pastor tujye tuvugisha. Izo bo turi kwiga nyine, twiga dukosorana ngo je turebe. Abo bantu bari bakurikiranye kuva i Nyanza kugera mu Ruhango, bari barimo abakristo ko nta mupagano kiriho daye. Ariko umukene yarongoye ntibamutiza, agenda n'amaguru ko yakaje. Nukubera iki ibyo bintu biba no mu bakristo no mu itorero? Kuki umukira rwara
bakabyitaho umukene yarwara ntibabyiteho kubera iki ubukwe bw'umukire adakeneye ibyo bamuhaye babijana atabibasabye uwakagombye kubibasaba ngo bamushigikire ntibabimuhe urupfu rero rw'umukire ruruta ubukwe bw'umukene nizo mpamvu baciye uwo mugani urupfu rero rutandukanye umuntu nabe bakababara we ntababara kuko atakiriho Tawuci umubwiriza niko atubwira ngo ntababara kuko atakiriho ariko abasigaye bagomba kurira kuko batandukanye n'uwabo batazongera kumubona hano mu mubwiriza igice cya 9 twumve uko atubwira atangire ku murongo wa 3 iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru yuko amaherezo ya byose aramwe kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo ibyiringiro kuko ibyiringiro abafite ufatanya n'abazima bose abafite ibyiringiro kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntaco bazi ntaco bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batacibukwa nukuvuga ngo abakiriho bazi abapfuye ariko abapfuye ntabwo baza abo basize urumva tuziga no tuzareba hariya abapfuye baraziranye se nico tuzareba cya 6 cya 6 iyo hagati hano rero abapfuye ntabwo baza basigaye ariko abasigaye baza abapfuye niba barapfuye baziranye ariko abasigaye none ntabwo bazi abapfuye bari gukora iki batariho ahubwo nabapfuye babanye bakiriho barabazi ariko aba bapfuye bo ntibaza basigaye none niyo mpamvu nubwo turira ushobora gusanga bwo babagiye ahandi hantu tutazi twebwe ibyo tuzabigerekeye mu bihe byo hagati turarira kuko watuma gutangera kumutuma turarira kuko wagufashaga tongera kugufasha turarira kuko wakuganiza tongeye kukuganiza urizwa n'umumaro yaragufite amumaro urizwa n'umumaro uwo mumaro ugumyeho nta warizwa n'umuntu uwo mumaro ugumyeho umugabo we mukabana nk'umugabo n'umugore ntabwo akamaro kugira ngo agaragaze ishusho kaba ingenzi ahubwo akamaro k'imirimo yakoraga iyo rero umuntu apfuye imirimo ye turayihomba tukayibagirwa nawe akibagirana Imana yacu dusangiye gusheyeshwa n'urupfu nibyo kuko tuba tugize ibyo duhomba tugahomba na mugenzi wacu ariko ibyiza nuko twashima Imana tunarira ko uwo muntu yapfuye ari umugenzi yubaha Imana ibyo kubaha Imana byo ntabwo ari twe tubigena ahubwo ni umutima we n'Imana ntaribwe tuvuga ngo yapfuye akiranutse oya abantu kenshi usanga bagwa mu byayo kuvuga ngo yari umugenzi turabizi nge namuhamiriza nta muntu uhamiriza undi ko ntamenye umutima w'umuntu umutima wapfanye ntabwo tuwuza ariko Imana irawuzi ni irondo rikabimenya izo mpamvu ya muri baba ngo ninde wo muri imwe yamenye ibyo ndatekereza ntawe kereka umwuka wa wundi amurimo n'iby'Imana nuko nta wabusobanukirwa umwuka w'Imana atamurimo nuvuga ngo ufite umwuka w'Imana ho wagira ico werekwa ariko naco kidahoraho kuko utabaye Imana ako umuntu ashobora kuza akavuga ati ngiye rwose uno muntu ndabizi yarambangamiye mu kubaho ico gihe twese tubindyarya mu gihe cy'urupfu nicyo kibazo uwo yahemukiye arabihisha uwagire neza akabivuga ugasanga rero abo yahemukiye babaye indyarya n'abashimba bavuze ibitari ibyo nicyo kibazo rero nizo mpamvu ijambo ry'Imana riva igihe cyo gushingura wirinda kuvuga kwapfuye ahubwo ugahumuriza abasigaye ari bufasha kuko nibo bakeneye gufashwa abantu benshi rero aja gushingura agakora disikuru kuwapfuye bikarambanya nkaho hari icyo ashobora guhindura ntabwo ibiba umuntu yavuye mu mwuka bishobora kugira ico bihindura niba atatuje akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami agihumeka ubwo rero
niba yabuze ubugingo yabubuze bwarangiye, niba yabupfanye yapfanye afite ubugingo byarangiye, nturabumwaka. Wa wundi uza akagaya ntarabumwaka, wa wundi uza agashima ntarabumuha. Ahubwo twagiye kuvuga ku basigaye kuko byo tubizi. Aba basigaye ngiye kubaha iki kugira ngo kibakomeze kibafashe, kuko wabafashaga agiye. Uwo ntumuvuge ngo twigeze twigana none ngo akajaranyakira ishakoshi ngo ibyo bimpamirije ko afite ubugingo. Ibyo tukabihagarika tukavuga ku basigaye tubahumuriza imfubyi n'abapfakazi. Imana yacu dusange tuje twihangana igihe habaye urupfu, kandi duhumurizanye kuko bikwiye, kandi cyane cyane igihe cyo gutabara dutabara abagihumeka kuruta abapfu. Iyo ni inama nziza ishobora gukomeza abantu kandi kagira ikibabwira. Gutabara abagihumeka biruta gutabara abapfuye. Abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ngo dukunda intumbi kurusha umuntu muzima. Gutabara abagihumeka kuruta gutabara abapfuye ni ingenzi. Ribe inama kuri buri wese wumva aya magambo, kandi twese tuzirikane ko umuntu wese ukomoka kuri Adamu yangaruka yicaye izamugeraho Yesu ataragaruka. Kandi dukomere dushikame, bye guca intege ababyumva ngo ubwo bagiye gupfa, oya bye kuduca intege bigomba kubaho. Ariko Yesu kuko yanesheje urupfu, duhumurizwe twumve ko dufite ubugingo muri we. Imana yacu icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Pasteur, urakoze. Ndumva n'ubundi twatangiye dusenga, wadusengera, ariko mbere yo gusenga wabanza ugatanga. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Nimero ya WhatsApp ni 078 666 966 20 078 666 966 20 kuri channel ya gusenga everyday dukoreraho. Ariko telefone igendanwa ni 0783 4070 noneho 35 0783 4070 35 kubatugana kuri channel ya gusenga everyday. Dutambutsa inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, igitabo ca Danieli n'ibyahishuwe. Abashaka kuzazikurikirana noneho muzafungure mukande subscribe, muzabona amashusho ibyanditswe byera bibagereho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje umwanya mwiza tubaze kuganira amagambo yawe. Ijambo ryawe ritubere itabaza rimurikira ibirenge byacu, kandi ritumurikire mu nzira tunyuramo. Ndagushimiye Mwami ko waradutegura uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganize ubutumwa bwiza bwamamara mu mahanga yose. Waradutoranije utugira abatambyi b'ubwami, duhindukira ishanga ryera imbere yawe, kugira ngo ishimwe twahawe turyamamaze mu mahanga yose, abantu babashe gukizwa baguhindukirire. Ntabwo ari amagambo gusa, ntabwo ari ibyiyumviro b'imitima y'abantu gusa, ahubwo tuzirikane ijambo ryawe turisesengure, kugira ngo tumenye ko ijambo ryawe rikiza. Urakoze Mwami ko riragera ku bantu benshi, kandi bakarushaho kurikorera meditation ko ari ibyo kurya byera, maze wagaruka gushikira itorero twese tukazagusanganira tutaguhisari. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor, turagushimiye. Iki ni igice cya 5 tumaze kurangiza. Hari cya 6 tubararikiye n'ubundi kizaba gisobanura neza, cyungikanya n'iki ngiki gisobanura abantu bapfuye se baragiye ibihe byo hagati niko bacita. Ni cya 6 ibihe byo hagati. Tuzakiganiraho mu buryo burambuye, buri wese azamenya aho wari. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.